Check 1 2. They got it going on, homie. Let's do this. Reka nizere ko ibihe byaba ari byiza cyane aho uri hose kabisa. Nizere ko ibiganiro bya Ali Studio ne bigenda bikunyura aho wibereye hose, i Burayi, Amerika, Asia na Oceania. Hanyuma rero umwana umwe agira cyaratinyuka ati nyakubahwa perezida wa Repubulika, Perezida Paul Kagame, ni iki kikuraza ijoro ukarara ureba? Ni mu biki mu bibazo bibaho byose, ni iki kintu gishobora kukuraza ijoro ukarara ureba ntusinzire? Naho nyumvira abana b'iki gihe ibibazo babaza umukuru w'igihugu, nawe reba ibibazo biri ku mugabane wa Afrika, ureba ibibazo biri mu isi, ureba ibibazo biri mu Rwanda, ibibazo biri ahantu hose, aragize ukabaza perezida rwose ati ni iki kikuraza ijoro? Iki kibazo ngiye kukibaza perezida natinya, kuko nahita mvuga nti se perezida bundi ahubwo ajya nasinzira, ahubwo namubaza ni ryari ujya ubona akanya ugasinzira. Ariko ahabera perezida w'igihugu cy'u Rwanda yaramusubije, yasubije uwo mwana, ndavuga perezida Paul Kagame, yaramusubije kabisa, amubwira ibijya bimuraza ijoro ari kureba kugira ngo akemure ibibazo ngo abanyarwanda bafite. Ni byinshi rero perezida Paul Kagame ubwo yaganiraga n'abanyeshuri basaga 51 bo mu bihugu 14, aba nabaje kwiga mu ishuri rya Nyafrika ry'imiyoborere njya murarizi riri mu Rwanda, aho uri no gutangira amasomo rero muri no minsi aberekaho igitekerezo cyo kurishinga cyanavuye, yari nabigarutseho anabasangiza uburyo ubuzima yanyuzemo ari bwo bwamugize uwo ari we ubu ngubu nka perezida Paul Kagame, ndetse ko igihora kimushishikaje ari ugushaka uko ibibazo by'abanyarwanda bafite byakemuka. Aha rero aganira na bano banyeshuri abo muri ASG, nkuko nabikubwiye ni ishuri ryashibutse ku muryango witwa African School of Governance Foundation, washinzwe hubakiye ku bitekerezo bya perezida Paul Kagame ndetse n'uwitwa Haile Mariam Desalegn wahoze ari minisitiri w'intebe wa Ethiopia. Rino shuri rero rizatanga ngo ubumenyi bugamije gufasha Afrika kwigobotora ibibazo bitandukanye bijyanye n'imiyoborere, hahugurwa urubyiruko kugira ngo rugire uruhare mu guteza imbere Afrika. His Excellency Perezida Paul Kagame rero yavuze ko igitekerezo cy'iri shuri cyatangire ku kwiyumvisha neza icyo Afrika ari cyo, aho yavuye, imbogamizi ifite, amahirwe Afrika ifite, ndetse n'icyo abanyafrika bakora kugira ngo iterambere ryabo bakeneye barigereho. Mu magambo ya His Excellency ndavuga Paul Kagame, yaravuze ati Afrika ifite buri kimwe cyose isabwa kugira ngo igire ijambo ringana n'indi migabane ku isi, ariko iyo urebye ubona ko hari ibibura aha ndetse na hariya. Yavuze ko ikibazo kibangamiye Afrika kurusha ibindi ari uko usanga abanyafrika batekereza ku ngingo zigezweho nyuma y'abandi, no kuvuza zigezweho ibintu bihaho bigera, ibintu bikomeza biza, abandi baragiye kera, twebwe rero ugasanga aribwo ubu ngubu aribwo tubitekerejeho. Aha rero yavuze ko tugomba kwitekerezaho cyane, ariko tukanareba ku bato bacu kuko ngo aribo bejo hazaza, ndetse no kureba niba hari ikintu cyakorwa kugira ngo bakore ibintu neza kurusha ibyo abandi baba bakoze cyangwa se twebwe turiho iki gihe twakoze, bakemura ibyo bibazo. Ubwo yavugaga twe no kuvuga twe ba perezida cyane, nanjye murimo muranyumva twe ba perezida, no kuvuga nanjye ari Studio, sindi perezida wa Studio ne. His Excellency Paul Kagame yakomeje avuga ati Afrika ntikwiriye kuguma aho iri, igomba gutera imbere ndetse nk'ibindi bihugu, ndetse ikajya no ku rwego rumwe rw'iterambere kimwe n'abandi, ndetse ikava inyuma ariko batanasigaye habe na gato. Ati rero ni iki cyabaye, ni iki cyatubayeho, ni iki cyabaye kuri Afrika, ibintu nk'ibyo byose byafasha Afrika gutera imbere. Akomeza agira ati urubyiruko tugiye kubakira ubushobozi hano, hari igihe bazabona uburyo bwo gukoramo ibintu neza kurusha uko twabigenje, no kuvuga igihugu kirimo kubaka ubushobozi, abayobozi bariho barimo barubaka ubushobozi kugira ngo ibyo ngibyo bo batabonye baba abayobozi bazaza imbere bo bazabisange ku buryo bizaborohera. Umunyeshuri nakubwiraga wa mwana wo muri Sudani y'Amajyepfo, bo muri Sudani y'Epfo, ari mu bagiye kwiga muri iri shuri, nubwo yafashe mikoro abaza perezida Kagame icyamufashe kuba ari umuyobozi ushimwa na bose uyu munsi. Hanyuma umukuru w'igihugu yavuze ko ibihe yavukiyemo, aho yavukuriye n'ubuzima yanyuzemo byagize uruhare rukomeye kuba ari we uyu munsi. Ati navukiye mu Rwanda, umuryango ube munzi, ubwo nari mfite imyaka 4, mara imyaka 20 mu bunzi, nyuma haza ibindi bintu bikomeye, buri bihe byose byangizeho ingaruka. Umuntu agomba guhitamo, ese uremera ibibazo bikomeye kugushwanyaguza bikurigise cyangwa urarwanira amahirwe yawe yo kubaho neza uko ushoboye. Perezida Kagame yavuze ko amahitamo
yagize ariyo yatumye agera hageze ubu ko yakuyemo amasomo akomeye no mu bihe bikomeye. Anasaba abanyeshuri kudacika intege mu bihe bikomeye, ahubwo bakagombye gukomera kwiga cyangwa se gukomeza kwiga. Ati rero no mu bihe bikomeye ntimugapfushe ubusa ibyo bihe, muzakomeze mubikuremo amasomo. Harimo amasomo menshi mu bihe bigoye, ariko hari n'amasomo mukwiriye kwigira mu bihe byiza. Akaba yarabwiye bano banyeshuri ko amasomo bazajya bakura muri ibyo bihe bitandukanye bakwiye kujya bayahuza n'intego z'ubuzima bwabo n'ubw'abaturage babayeho. Ati uko niko byangizeho ingaruka nge ubwanjye, ariko n'ibihe nakuriyemo n'abandi bari bato nkanjye. Nyumva twarihuje tugerageza gushaka uburyo twahangana n'ibyo bibazo. Nubwo ushobora kuba utazi ikizavamo, ugomba gushyiramo imbaraga. Wenda ukabaho umwaka umwe, rimwe na rimwe ushobora no kubaho imyaka 5 ugize amahirwe. Hanyuma rero si uwo muri Afurika y'Epfo wahagurutse afata mikoro arabaza, hari n'uwo muri Mali nawe yafashe mikoro abaza Perezida Kagame ikintu kiruta ibindi muri Afurika gihora kimubuza amahwemo buri joro. Nakubwiye wa mwana wo murahe n'uwo muri Mali. Umukuru w'igihugu rero asubiza uyu mwana wo muri Mali ko ari byinshi cyane, ni byinshi cyane. Yabwiye urubyiruko ko rukwiriye kwibaza ibibazo bitandukanye, ariko banakwiye kwiha umukoro, bakibaza umunsi bahawe inshingano runaka kugeza ku kuba perezida. Bakwiye kwitegura kugira ngo bakore icyiza gifitiye akamaro abaturage. Reka nkubwire uko Perezida Kagame yabivuzemo. Ati uzibaza uti ni gute nakemura kiriya kibazo? Ntukaburane gusa, ntukanenge gusa, renga ibyo muri wowe wiganirize. Uvuga uti iyo aza kuba ari nge urebwa n'izi nshingano, nagombaga gukora iki mu gukemura kino kibazo? Hanyuma kubimuhangayikisha bigatuma atagoheka, no kwibaza ibibazo abanyarwanda bafite n'uburyo yabikemura, kuko ijya kurisha guhera ku rugo, hanyuma bigakomereza rero no ku bindi abanyafrika bahura nabyo ngo kuko bijya gusa. Ati rero ijoro ryose mba nibaza uburyo twakemura bino bibazo byose. Ntabwo ari ngi ushobora kubikemura gusa, ahubwo ni ukureba uburyo twafasha abanyarwanda kumva ko buri wese afite icyo agomba kuzana ku meza mu gukemura ibibazo by'u Rwanda, ibibazo byabo. Umukuru w'igihugu rero yavuze ko mu bindi bibazo ahura nabyo nk'umuyobozi ari uko no kubateshuka ku nshingano zabo aba yateguye kubitaho, kuko bafite uburenganzira bwo guhindura bakamveba kuri buri kintu cyose. No kuvuga abafite inshingano, abaturage n'abandi twese. Iyo bintu bitagenze neza avuga ati abo bose baba bafite uburenganzira bw'uko nkanjye batoye nk'umuyobozi kuba bagira gute bamveba. Perezida Kagame kandi yavuze ko nyuma y'ibyo haba hagomba no kwitabwaho ku bindi bibazo abanyamahanga bashobora gukururira u Rwanda. Agaragaza ko nubwo ari ruto ariko bitarubuza kuvangirwa n'abo mu bihugu bikomeye. Ati nk'ibibazo by'ubutabera butanoze bitugeraho bizanwa nabo mu bindi bihugu by'isi, nabyo tugomba kubyitaho. Hari n'ibihugu binini ubusanzwe wumva ko nta mwanya bagira wo kudutekereza, ariko batwitaho da cyane bigamije ikibi, binagamije ikibi. Perezida Kagame yavugize ati baba bashaka gutegeka uko ibintu bigomba kugenda. Niba ugiye gutangira kugenda, baba bashaka gutegeka ngo uratangirana ikihe kirenge, ikiburyo se ikibumoso se. Niba ugiye kurya, nibe biryo urya. Niba mugiye gutora, baba bafite urutonde rw'abayobozi baba bashaka. Ni ibintu tubana nabyo buri munsi, ni ikibazo gikomeye. Ahangara umukuru w'igihugu yasabye aba banyeshuri gukora cyane bakaza mu myanya y'ubuyobozi. Simbe njyenyine wita kuri ibyo bibazo byose byugarije isi, namwe ni muze dufatanye mu buyobozi. Ngaye nguko rero uko yasubije wa munyeshuri natangiye nkubwira mubajije ibimuraza ijoro n'ibyo byose, ibibazo by'igihugu bya Afurika, abisi bashaka kwinjira mu bibazo byacu nk'abanyarwanda. Ariko igihe ni iki nk'abanyarwanda ukurikiye ari studio oneya wamaze gukora subscribe na share n'ibindi, ko nawe ugira uruhare mu gihugu cyawe, utegura abayobozi b'ejo hazaza. Nawe waba umuyobozi, abana bawe cyangwa se abazagukomokaho. Reka dushyigikire ubuyobozi, dushyigikire His Excellency President Paul Kagame, twubaka u Rwanda. Aha yaganiraga n'abanyeshuri 51 mu bihugu 14 bagiye kwiga mu ishuri nyafurika ry'imiyoborere rigiye gutangira amasomo mu Rwanda. Naho wowe aka kanya waganiraga na Ali Sudi mu kiganiro Ali Sudi oneya. Hanyuma Ali Sudi ageze ate aragiye. Bye bye, ciao, nauta. Check 1 2. They got it going on, homie. Let's do this.